Bavandimwe inshuti z'Imana, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Uyu mwanya ndanezerewe cyane yuko Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere kuganira ku bijyanye n'imibereho yacu. Rero ndashima Imana ko yandinze mu gihe gitambutse kuva umwaka ushize utangiye kugeza usoje. Imana yabanye nanjye mu ngendo nyinshi zitandukanye nakoze kandi ndende, ndetse ingirira ubuntu bwo kongera kwinjira muri uyu mwaka mushyashya. Rero reka namwe aho muri mbifuriza umugisha w'Imana kandi ndizera ntashidikanya ko muri amahoro, kandi Imana namwe yabinjije muri uyu mwaka mushyashya. Reka turusheho kugira imigambi myiza yo kubana n'Imana muri iki gihe dusigaje hano ku isi, kuko hari impamvu Imana iba yaremeye yuko dukomeza kubaho. Nyamara hari benshi bavuye muri uyu mubiri, ariko atari kubw'uko bakoze ibyaha byinshi kuturenza, atari uko bakoze ibibi byinshi kuturenza, ahubwo Imana iracyemeye yuko dukomeza kubaho kugira ngo hagire icyo twakora mu bijyanye n'umurimo w'Imana. Rero uyu munsi tugiye kuganira, ijambo ry'Imana riravuga ngo mugenzure byose ariko mugundire ibyiza. Mugenzure byose ariko mugundire ibyiza. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kureba insanganyamatsiko ivuga ngo intambwe esheshatu utera, wowe ushobora kuba utera wowe nkurikiye, usenya iki? Usenya urugo. Rero izi ntambwe esheshatu ushobora kuba urimo uteyemo intambwe imwe cyangwa ebyiri. Niyo mpamvu uyu mwanya nkurarikira kuzazikurikira zose uhereye kuri imwe ku yindi, kugira ngo ubashe kumenya utuntu dutoya kandi tworoheje abantu batera basenya iki? Basenya urugo. Kenshi abantu benshi bazi yuko urugo rushobora gusenywa nuko habayeho icyaha cy'ubusambanyi. Nicyo kintu abantu bazi cyane kigatuma urugo rusenyuka. Ariko hari utuntu duto cyane abantu batera gake gake bakagenda basenya urugo kugeza ubwo ruzagenza gute? Kugeza ubwo ruzarundura. Rero reka nkurarikire kuzakurikira izi ntambwe uko ari esheshatu. Niba uri umusore, niba uri umugabo, niba uri umumama, kuzakurikira intambwe ku yindi kugira ngo urebe niba muri izi ntambwe esheshatu abantu benshi batera batabizi cyangwa se babizi basenya urugo, niba nta n'imwe wari wateramo. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe iratangaje kuko utabadutsemba ngo dushireho kandi turi abanyabyaha. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko uturinda kandi ukatwitaho. Mbese umuntu ni iki kumwitaho mu buryo butangaje? Umuntu ntacyo ari cyo. Turi abanyabyaha guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro. Uyu mwanya tugarutse imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo turebane amaso y'imbabazi, utubabarire gukiranirwa kwacu kwatugaragayeho mu gihe cyatambutse, ndetse n'uyu mwanya amazina yacu yasubize mu gitabo cy'ubugingo. Ubane natwe tuvuge ibikwiriye kandi bishobora gufasha imitima ya benshi. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo intambwe esheshatu ushobora gutera cyangwa se abantu batera babizi cyangwa se batabizi basenya iki? Basenya ingo. Iki kintu kirareba wowe w'umusore ushaka gushinga urugo. Izi nama turi bubonemo hano birakureba wowe umusore ushaka gushinga urugo, kandi nawe birakureba wowe ufite umuryango. Rero birashoboka yuko izi ntambwe ushobora kuba waraziteye utabizi, ukaba warashyize urugo rwawe mu manegeka. Uyu mwanya uyu munsi wa none rukaba ruri mu manegeka utabizi. Ndakurarikira gukurikira izi ntambwe kugira ngo urebe niba urugo utararushyize mu manegeka, bityo rukaba rugiye kuzarunduka utabizi kandi waragiye utera intambwe ni ruto. Reka turebe mu kinyamakuru, tujye kureba mu kinyamakuru cya TV10. Ikinyamakuru cya TV10 banditsemo amagambo avuga ngo mu myaka 6 gusa kuva mu 2016 kugeza mu 2022 imibare y'ingo zihabwa gatanya yikubye inshuro 158. Imibare y'ingo zihabwa gatanya yikubye inshuro 158 kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2022. Umubare uri hejuru kandi ushobora kuzakomeza kuzamuka. Ariko intandaro y'iri tumbagira ridasanzwe rya gatanya ni iyihe? Mu by'ukuri umunyamakuru wanditse iyi nkuru nawe yibajije iki kibazo. Aravuga ngo intandaro y'iri tumbagira rya gatanya yo gusenyuka kw'ingo y'ubutane
ni iyihe? Nawe ni ikibazo yibajije, ariko ntabwo yigeze ashyiraho igisubizo, kuko nawe igisubizo ntacyo afite. Rero niyo mpamvu tugiye gusuzuma intandaro y'iki kintu, mbese iki kintu kiraganisha hehe umuryango nyarwanda. Reka turebe, dukomeze. Yakomeje yandika avuga ngo nk'uko ibikubiye muri raporo y'urwego rw'ubucamanza bw'u Rwanda, ibirego by'ingo zahawe gatanya muri 2016, mu 2016 hari hakiri akantu k'agahengekererezo, zari 21 gusa. 2016 ingo zahawe gatanya zari 21 gusa, zigera kuri 69 mu mwaka wa 2019, ziza gutumbagira muri 2018, kuko ziza gutumbagira muri 2018 kuko zageze ku 1311. Zagiye zizamuka kuva 2016, 2017, 2018, zigera ku 1311. Ariko noneho byaje guhumira ku mirari, aho mu mwaka wa 2019 zaze kuzamuka cyane ziratumbagira, kuko ingo zahawe gatanya zari 8941. Iyi mibare irahangayikishije cyane. Niba mu 2019 ingo zahawe gatanya ari 8,941, muri uwo mwaka hari harashyingiwe abantu bangahe? Ntabwo ntekereza yuko hari harashyingiwe abantu bagera ku 8,000. Ntabwo bibaho, nta nubwo bishoboka. Rero ibi bintu birahangayikishije cyane. Ingo kuba zirimo zisenyuka ku rwego ruhambaye rumeze gutya, byigaragaza umuryango nyarwanda mu gihe kiri imbere uko bizaba bimeze. Imibare kandi yakomeje kuzamuka, kuko abahawe gatanya mu 2020 bari 3,213. Imiryango 3,213 yahawe gatanya. Ndetse raporo y'ubucamanza ya 2021 kugeza 2022 igaragaza ko muri uwo mwaka hakiriwe ibirego 3,322 bisaba gatanya. Ibi bintu birakomeye cyane kandi birahangayikishije. 2,322 by'ingo zisaba gatanya, bikaba byitezwe ko imibare izakomeza gutumbagira kugeza mu mwaka wa 2023, umwaka ushize. Rero iki kintu kirakomeye cyane kandi kirahangayikishije. Mbese mu by'ukuri niki kirimo gutera gatanya mu ngo nyinshi zitandukanye? Twibukiranye insanganyamatsiko yacu ivuga ngo intambwe 6 abantu batera basenya urugo. Birashoboka yuko umaze guteramo imwe, birashoboka yuko umaze guteramo 2 niba warubatse urugo, birashoboka yuko wateyemo 3, birashoboka yuko uri hafi gufata urugo rwawe ukarushyira mu manegeka. Niba ugifite urugo rugifite uruhengekerezo ukaba utararushyira mu manegeka, hindura hanyuma urebe niba muri izi ntambwe tuzagenda dukurikiranya uko tugiye gukurikiranya amavideo, ukareba niba urugo rwawe atari wowe urumurukira mu kaga, cyangwa se atari wowe urimurukira mu manegeka. Mu by'ukuri ikintu gitera izi ngo kugira gatanya nyinshi ni ikihe? Ntabwo ari ku kinyamakuru cya TV10 babyanditse gusa. Reka turebe uko mu kinyamakuru Igihe babyanditse. Mu mwaka wa 2019 imiryango 8,941 yemerewe n'inkiko gutandukana, nk'uko byatangajwe muri raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare NISR. Mu gihe mu 2020 inkiko zakiriye ibirego 3,213. Rero ibi bintu birahambaye cyane, kandi mu by'ukuri niki gitera gatanya, cyangwa se ibi bintu biterwa n'iki? Nibyo turimo tureba. Raporo y'ibikorwa by'ubucamanza ya 2021 kugeza 2022 igaragaza ko ikibazo cyari kiganje kuruta ibindi mu manza mbonezamubano ari ugutandukana burundu kw'abashakanye. Muri uwo mwaka abatandukanye bageraga ku 3,322. Rero ikinyamakuru nacyo cyakomeje cyandika kigaragaza yuko byibura ingo 3,500
kuva 2019 kuva 2021 kugeza 2023 ibihumbi 3,500 zihabwa gatanya buri mwaka. Mbese umuntu yakwibaza, mu ngo ibihumbi 3,500 zihabwa gatanya buri mwaka ni ingo zingahe ziba zashyingiwe? Ntabwo nkeka yuko ingo ibihumbi 3,500 zishyingirwa buri mwaka, ntabwo ariko mbikeka, ahubwo iyi mibare iri hejuru cyane. Ariko se ni iki gituma iyi mibare itumbagira gutya? Mu kinyamakuru cyitwa Tarifa, ikinyamakuru cyitwa Tarifa cyanditswemo amagambo ateye ubwoba cyane, ashobora kuba aturukaho n'iyi mpamvu ya gatanya nyinshi y'isenyuka ry'ingo ndetse n'ubwicanyi buhambaye. Ingo z'abantu basenga zirasenyuka, ingo z'abadasenga zirasenyuka, ingo z'abantu benshi zirimo zirasenyuka ku rwego ruri hejuru cyane, ndetse ubona yuko ari ikintu gihangayikishije cyane. Reka turebe muri iki kinyamakuru cyitwa Tarifa, cyanditsemo inkuru ivuga ngo mu muryango nyarwanda, umuryango nyarwanda mu by'ukuri ufite ikibazo kandi urarwaye, ahari bituruka ku mateka u Rwanda rwaciyemo, ariko birakomeye cyane kandi birahangayikishije. Intambwe 6 utera usenya urugo. Ndakurarikira kuzazikurikira kugira ngo urebe niba muri izo ntambwe 6 utera abantu benshi batera babizi cyangwa se batabizi basenya urugo, urebe niba nta ntambwe nimwe ushobora kuba warateye, bityo bikaba byarashyize urugo rwawe mu manegeka. Reka twihute cyane turebe muri iki kinyamakuru cyitwa Tarifa, mu by'ukuri niki gitera umuryango nyarwanda kuba urimo ugira gatanya nyinshi muri iki gihe turimo. Hashize amezi 8 ubuyobozi bw'ikigo kivura indwara zo mu mutwe kiri mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo gitangaje ko 70% by'abarwayi mu mutwe mu Rwanda ari urubyiruko. Iki kintu giteye ubwoba. Kuba 70% by'abarwayi mu mutwe mu Rwanda byo bafite ibibazo byo mu mutwe ari urubyiruko, iki kibazo kirahangayikishije cyane. Birashoboka yuko izi gatanya zirimo zituruka kuri iki kibazo. Abantu 70% Indera bakiriye ni urubyiruko. Twakwibaza ngo niba 70% by'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ari urubyiruko, mbese muri bo nta barimo bashinga ingo kandi bafite iki kibazo? Mu minsi mikeya ugasanga bizanye ingaruka y'uko ingo zigomba gusenyuka ndetse hakabaho divorce nyinshi. Jewe iki kintu nagize umwanya wo kugitekerezaho, nawe ugikurikiye ugitekerezeho. Ntabwo nkubwiye ngo ngifatiye uyu mwanzuro cyangwa se igisubizo ni iki, ariko nawe ugitekerezeho, ugisesengure, urebe niba irindimuka ry'ingo muri iyi minsi biterimo bituruka kuri iki kibazo. Abari hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 39 bafite icyo kibazo bangana na 42% bafite iki kibazo. Abari hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 39 ni 42% nabo bafite iki kibazo. Abangaba harimo nabubatse ngo ari izo ngizo zirimo zigenza gute, ari izo ngo zirimo zisenyuka. Abarengeje imyaka 40 bafite ubu burwayi ni 38%. Niyo mpamvu aba nabo abenshi nabubatse ngo zirimo zisenyuka muri iki gihe. Naho abari munsi y'imyaka 19 bangana na 20%. Abari munsi y'imyaka 19 nibo bafite umubare uri hasi, nabo bafite iki kibazo. Abo ngabo nabo twakwita abana barimo bagera mu bugimbi cyangwa se barimo binjira mu busore, nabo n'abana bafite iki kibazo. Kuva ku myaka 19 kugeza ku myaka 42 bafite iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kandi nibo urubyiruko nibo bafite uyu mubare wa 70%. Mbese iki kibazo cy'irindimuka ry'ingo, iki kibazo cya gatanya nyinshi mu nkiko ntabwo gishobora kuba gituruka kuri iki kibazo kirindera. Ubitekerezeho, nanjye ndabitekerezaho, ariko nta mwanzuro twabifatira. Imibare yerekana ko mu mwaka ushize 2021 kugeza mu mwaka wa 2022 iyi nkuru niho yanditswe, ibitaro by'Indera byakiriye abarwayi 96,357, bakaba bariyongereye kugera
kuri 29.6 ku ijana, ni ukuvuga ibihumbi 21,993 ugereranyije n'umwaka wabanje wa 2020 Ikindi giteye inkeke nuko biriya bitaro hamwe n'ibibishamikiyeho byakira abarwayi bagera kuri 264 ku munsi. Birumvikana ko uburwayi bwose bwo mu mutwe budatuma ubufite yica undi. Ubu burwayi ntabwo butuma ubufite yica undi, ariko kuba imibare y'abarwara yiyongera bishobora kuba impamvu ituma ikibazo cy'ubwicanyi mu miryango n'ubuhemu no gusenya ingo, habaho n'ibyaha mbonezamubano mu ngo. Ikibazo kirimo guturuka aha hantu mu murenge wa Ndera. Ibi bintu ni ibyo gusengerwa gusa, nta mwanzuro twabifatira, ariko ikibazo cy'ingo zirimo zisenyuka ahanini gishobora kuba kirimo gituruka, kirashobora, ntabwo mbihamya, ariko jyewe nkurikije uko hano babyanditse muri iki kinyamakuru cyitwa Tarifa, kirimo kiraturuka hehe? Mu murenge wa Ndera. Kuba urubyiruko 70% rufite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Abo bantu 70% nibo barimo bashinga ingo, zamara imyaka 2, zamara imyaka 3, zamara imyaka 4, gatanya mu rukiko, bigahita bisubira mu rukiko zijya kwaka gatanya. Iki kibazo nicyo kirimo gitera ahanini impfu nyinshi z'abagore barimo bica abagabo bahunga ingo bakajya kuba kure y'ingo, abagabo barimo bica abagore barimo bica abagabo. Iki kibazo niho kirimo guturuka. Rero ibi bintu birababaje. Rero ndakurarikira kuzakurikira izi ntambwe 6 abantu benshi batera basenya urugo, kuko turimo kubona yuko ingo nyinshi zirimo zisenyuka ntabwo ari ingo z'abantu badasenga, n'ingo z'abantu basenga nazo zirimo ziragenza gute, nazo zirimo zirasenyuka. Ibukiranye insanganyamatsiko yacu ivuga ngo intambwe 6 utera. Ushobora kuba urimo utera ubizi cyangwa se utabizi, ariko urimo usenya iki? Usenya urugo, kandi urimo urukira hehe? Mu manegeka. Reka turangirishe amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Urugo rwa Gikristo, ni ku cyigisho cya 41. Hariho umutwe w'amagambo uvuga ngo icyitegererezo kibi cy'umugore. Icyitegererezo kibi cy'umugore, haranditse ngo ingo nyinshi ziragowe, ingo nyinshi ziragowe kandi ziri mu mazi abira, kuko Satani ubwiwe nawe arahari kugira ngo asenye ingo. Rero biratangaje kandi birababaje, biratangaje cyane kubona ingo nyinshi zirimo zisenyuka, kandi ku tuntu dutoya, wenda nta n'ubusambanyi bwabayeho, kuko abantu benshi nibyo bishingikirizaho cyane. Rero haranditse ngo ingo nyinshi ziragowe kubwo kwivovota guhoraho, kubwo kwivovota guhoraho k'umutwarekazi, kubwo kwivota guhoraho k'umutwarekazi. Umutwarekazi ni umugore mu rugo. Umugore mu rugo ni umutwarekazi, ariko iyo yiyambuye ubwo butware, urugo aba rushyize hehe? Mu manegeka. Iyo yiyambura ubutwarekazi bw'urugo, urugo aba rushyize hehe? Mu manegeka. Rero hari igihe yivovota akumva yuko ibyo akora mu rugo cyangwa se inshingano ziwe zose zimureba, akumva ni ubucakara, ndetse agashaka kuzikuraho ngo arebe undi azegekaho, nko kuzegeka ku mukozi cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, akamwikoreza iyo mitwaro. Nyamara iki kintu ni ugufata urugo ukarushyira hehe? Ukarushyira mu manegeka. Rero abagore ni abatwarekazi b'ingo zabo. Yivovotera imirimo yoroheje yo mu buzima busanzwe bw'imuhira. Hari abagore benshi, umugore niba yatangiye kwivovotera inshingano z'urugo, cyangwa se akivovotera ubuzima bwo mu rugo bw'imirimo isanzwe yo mu rugo akabyivovotera, umenye yuko urimo ushyira urugo rwawe mu manegeka. Kwivovotera inshingano zawe, urimo urashyira urugo rwawe mu manegeka, kandi urimo uratera intambwe ntoya, ni ruto yo gusenya iki? Yo gusenya urugo. Rero niba urimo utera iyi ntambwe yo kwivovotera inshingano z'urugo, umenye ko urugo rwawe urimo urushyira mu manegeka, kandi nta kindi kizavamo uretse gusenya urugo. Kwita ku nshingano zimureba abifata nk'ibirushya
kwita ku nshingano zimureba abifata nk'ibirushya, maze ikitari kumuhindukira inyungu n'umunezero gusa, ahubwo cyari kumubera umugisha, kikamuhindukira umutwaro w'indaterurwa, bitewe n'uko yabikoze atanezerewe. Gukora ibintu mu rugo utanezerewe ni ugushyira urugo mu manegeka. Niba uri umugore ukaba utangiye kwivovotera inshingano z'urugo, utuntu duto duto two mu rugo ukatwivovotera, urimo urashyira urugo rwawe mu manegeka. Kumva utanezerewe, kuko niba ukora ibintu utanezerewe urakora ibintu by'agahimano mu rugo, kandi urimo urashyira urugo rwawe mu manegeka, kandi impera n'imperuka rurasenyuka ruturutse ku kantu gatoya, akantu kangana urwara. Arebana agasuzuguro. Iyo umugore akora ibintu mu rugo atanezerewe, arebana agasuzuguro. Imibereho yo mu rugo ayifata nk'ubucakara, maze akibwira ko ubwo abaye intwari. Ayo magambo arakomeye kandi arababaje cyane. Niba ukora imirimo yo mu rugo ukayifata nk'ubucakara kandi iri mu nshingano zawe, hanyuma ukayikora ubabaye, hanyuma warangiza kuyikora ubabaye ukayikora nabi, ukayikora by'agahimano, ariko nyuma ukaza kwifata nk'aho uri intwari kubera ko wahimanye, urimo urashyira urugo rwawe mu manegeka. Muvandimwe, mushiki wanjye, reka nkwifurize ngana ku musozo guhindura. Niba urimo utera intambwe yo gufata inshingano zawe, yo gufata utuntu tworoheje two mu rugo wagakwiriye gukora, ukadufata nk'aho ari ibintu bikomeye, ari ibintu bihambaye, ukabikora ubabaye, umenye yuko urimo ushyira urugo rwawe mu manegeka. Reka nkurarikire kuzakurikira indi ntambwe ikurikiyeho. Iyi yari isuba ibanza, tugiye gukurikizaho intambwe ya mbere. Twarimo tureba ikintu gitera ingo nyinshi gusenyuka. Ikirimo gitera ingo nyinshi gusenyuka ni ruto, ni ugufata inshingano z'urugo ukazirengagiza, ukazikora ubabaye uhimana, umeze nk'aho uri muhima mugenzi wawe, ariko nyamara urimo urashyira urugo rwawe mu manegeka. Ndetse iyo abagore nk'abo iyo bamaze kubikora nk'ibi ngibi, bamaze guhimana mu rugo, birengagije inshingano zabo, usanga bifata nk'aho ari intwari. Ugasanga barimo baravuga ati ye nta muntu wamenyera, ye nta muntu wamenyera, sinkeneye umuntu uzamenyera. Ariko abantu ntago babana batamenyeranye. Reka turangize dusenga. Nta muntu ushobora kubana n'undi batamenyeranye, ntago bibaho. Ariko ntago ari ukumenyerana mu buryo bwo guhohotera, oya, ni mu buryo bwo kumenya icyo mugenzi wawe akeneye, no kumenya icyo ashaka, no kumenya icyo igikenewe mu rugo, kandi mwese mukagifatanya. Reka turangize dushima Imana. Turagushimiye Mwami Imana, Satani yahagurukiye ingo nyinshi kugira ngo azirimbure, ndetse zizatakobwe no kujya mu bwami bwawe. Turakwinginze ngo uzudutabare, kuko bimeze nk'icyorezo, ndetse ingo nyinshi ziri mu manegeka. Turagusabye, turakwinginga tuguhendahenda ngo utabare ingo, kandi benshi barimo batera intambwe muri izi ntambwe 6 basenya ingo, ubagaruze neza yawe kandi ubereke igikwiye gukorwa, mu izina rya Yesu, amen.